Murakaza neza kuri Yes TV Rwanda. Turashimira ko mwahisemo kwifatanya natwe hano kuri Yes TV Rwanda. Intego yacu ni ukubagezaho amakuru y'ingenzi kandi yubaka mu bijyanye n'ikoranabuhanga rya cryptocurrency n'ubundi bumenyi bufasha buri wese gutera imbere, yaba muri cryptocurrency, forex trading ndetse n'uburyo ushobora kubyaza umusaruro telefoni yawe. Ibyo byose turabikora, tukabivugaho, tukabitegura. Uyu munsi tukaba twabahitiyemo uburyo tugiye kubasobanurira akamaro ka KYC n'impamvu z'ingenzi kuri KYC muri Pi Network, hanyuma dukurikizeho n'uburyo ushobora kuyifungura. Ndakuraritse nyamuneka kureba ino video yose ukayirangiza niba utarakoze KYC. Hari n'uwo aba yarayikoze ariko akaba adasobanukiwe neza icyo KYC ikora. Akamaro ka KYC muri Pi Network rero mu rugendo rwacu rwo gukoresha Pi Network, KYC ni intambwe y'ingenzi kandi ifite akamaro kanini mu gutuma buri wese agira uruhare rwizewe muri ecosystem ya Pi. Hano rero icyo bishatse kuvuga ni uko utarafunguye KYC muri make ntabwo uba wemewe muri Pi Network. Gufungura application ukamayininga gusa ntabwo biba bihagije, wemezwa neza iyo wafunguye KYC. Bishatse kuvuga iki rero? Urugero ni ukuvuga ngo Pi Network iramutse ifunguye cyangwa se baramutse bafunguye ino Pi ikajya ku isoko, wowe utarakora KYC ndakumenyesha ko aka kanya nubwo waba ufite Pi 2,000 cyangwa se 1000 bingahe, ndakumenyesha yuko wa wundi ufite Pi 20 ariko wakoze KYC ahabwa agaciro kukurusha, kuko niwe uba waramenyekanye, niwe baba bazi kuko aba yarakoze verification ya KYC. Impamvu rero KYC ari ingenzi muri Pi Network, ikintu cya mbere kuba wujuje KYC harimo kwirinda ko konti nyinshi. KYC ituma buri muntu yemererwa konti imwe gusa, bigafasha kugabanya uburiganya. Aha ndibutsa ko muri video yashize nababwiye ko gufungura konti nyinshi atari byiza. Muri bimwe nagiye mvuga, mugende murebe ibintu 15 nasobanuye byatuma konti yawe bayifunga, ntabyo nayo ndumva birimo. Aha rero iyo wakoze KYC bituma ko icyo kintu ushobora kitakunda ntabwo cyashoboka. Mwibutsa ko ushaka kuyifungura wenda ushobora guhindura email ugakoresha indi email, kandi nyamuneka mwibutsa yuko iramutse wenda igize ikibazo cyangwa se igakwama cyangwa se n'ibyemere kumayininga, ni byiza yuko ubimenyesha ababizi bakagufasha, ariko ntufungure indi kuri email kuko na yindi uhita uyihomba, kandi byashobokaga yuko bayifungura igakomeza urugendo rwayo. Ikindi cya kabiri, gukora KYC cyangwa se gufungura KYC ubuhesheje agaciro Pi coin. Mu gihe abantu bose baba bakoze KYC biroroshya ko Pi ifata agaciro ku isoko mpuzamahanga. Bishatse kuvuga iki rero? Bivuze yuko abantu, tuvuge niba wenda dufite uri miliyoni, wenda abiyandikishije ni 50,000 ahari ndakeka, ariko ubu ngubu zose nk'ubu tubaye nka miliyoni nka 300 zakoze KYC. Ndakwizeza yuko Pi yahita igira agaciro ku rwego mpuzamahanga,
ku buryo n'izi twumva za Bitcoin ndetse na Ethereum n'izindi nyinshi zigiye zikomeye hano ku isi zihatswe na Bitcoin. Ndakwizeza yuko Pi igomba kuza mu kwisonga. Ikindi cya gatatu, gukora KYC, umutekano wa KYC ituma abacuruzi n'abashoramari bagira icyizere, bityo ikoranabuhanga rya blockchain rya Pi rikaba rinyuze mu mucyo. Ndizera ko byumvikanye. Nyamuneka niba uri mushyashya kuri uno muyoboro, ndagusaba gukanda subscribe, ugakora ku nzogera, ukajya muri comment ukatubwira uko ubyifuza n'uko ubitekereza. Hanyuma tukaba no mu zindi video zitaha tuzagenda tunyuzaho zo zijyanye no kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga, by'umwihariko Pi network, ndetse no kubabyaza umusaruro telefoni yawe smartphone. Ngiye rero mugiye kubana muri runo rugendo rwo gufungura ino account ya KYC. Nitwa Gasigwa Cyiza Emmanuel, ndabashimira cyane ko tugiye kubana. Hano rero step dukurikijeho ni uko wakora KYC yawe muri Pi network. Hejuru twasobanuye akamaro ka KYC muri Pi network, tuvuga n'uburyo ari ingenzi muri Pi network, n'uburyo mbese twagiye dusobanura byinshi. Noneho ahangaha step tugezeho niyo gufungura ya KYC yacu, noneho tubijyemo tubizi cyangwa se tuyifungure tuyizi. Intambwe ya mbere, urafungura Pi app. Urajya muri nk'uko bisanzwe, ugiye kumayininga ufungure application ku rubuga rwawe cyangwa kuri telefoni yawe. Intambwe ya kabiri, jya muri mainnet checklist urebe niba ushobora gukanda ahanditse KYC app application. Mbere ya byose, kugira ngo ugere hano kuri mainnet checklist, urabanza ahanditse mainnet. Nyuma nuhagera urahita ugera ahanditse mainnet checklist. Hanyuma urahita ubona niba ushobora gukanda ahanditse KYC application. Aha nuhakanda urahita bakujyana ahantu handitse Pi browser. Niba utarayishyiramo, ubanze uyishyire muri telefoni yawe, nayo ni application, kuko numara iyi ntambwe ya kabiri nuyikandaho kuri KYC application, barahita bakujyana nibo bahita bagutwara muri Pi browser. Niba utarayishyiramo rero, nyamuneka banza uyishyiremo, kuko ntabwo byakunda utayishyizemo. Hanyuma nugera muri application ya Pi browser, winjire muri KYC. Barahita bakwereka ahantu hasi handitse KYC, hanyuma utangire wuzuze amakuru yawe y'ukuri uzakenera. Ahangaha rero nyamuneka ugomba kuzuzamo amakuru ya nyayo, amazina yawe nk'uko ari ku irangamuntu cyangwa passport, umwirondoro wawe, aho utuye n'ibindi bisabwa. Aha twavuga umwirondoro wawe, urandikamo aho utuye ubu ngubu, wandikemo, barakwerekaho ugomba kuzuza umuhanda cya line address, byose barahita babikwereka. Ahangaha nugera kuri no step,
Hanyuma ibi byose numara kubyuzuzamo amazina yawe nk'uko ari ku irangamuntu cyangwa pasiporo, umwirondoro, aho utuye n'ibindi bisabwa, ohereza ibisabwa maze utegereze kwemerezwa n'abagenzuzi ba KYC. Ahangaha urategereza. Hanyuma iyo bamaze kwemera ya myirondoro yawe, bahita bakujyana aho ugomba kuzuzamo barahita bakwereka ibyo nko kuzamo. Hano barahita bagusaba nibamara kukwemerera bamaze kubiverifiya babyemeye abagenzuzi ba KYC, hano barahita bagusaba kuzuzamo amafoto y'irangamuntu. Ahangaha nuhagera barahita bakwereka aho ugomba gukanda, kandi kuranza bakwereke ifoto mbibutsa inuze yaba pasiporo cyangwa irangamuntu ugomba kuyifotora itambitse kandi igaragara neza muri screen. Niba ufite telefoni idafotora neza ugomba kuyitira ugafotora. Koresha amafoto afatika kandi agaragara neza y'ibyangombwa byawe, bigomba kuba bisa neza, nimero z'irangamuntu zigaragara, amazina yawe agaragara, mbese nyine ibintu byose bisa neza. Hanyuma nk'uko twabivuze, ibyo wuzuza bigomba kuba bihuye n'ibiri ku ndangamuntu cyangwa pasiporo. Ikindi nanone iyo umaze kubirangiza byose wabirangije n'amafoto y'irangamuntu wayishyizemo, bahita baguha indi step ivuga yuko ikwereka uburyo ugomba gushyiramo isura yawe. Barakohereza agakadire k'akaziga, noneho bajye bagutegeka niba ari uguseka useke, niba ari ukureba hejuru haba hariho agafureshi urebe hejuru, niba ari ukureba ku ruhande uharebe utegereze kugeza igihe nikazajya kaka icyatsi kibisi bizajya biba byemeye, nikaka umutuku ubwo nyine bizajya biba byanze, uzajya usubiramo kugeza igihe bakemeye. Iyo bakemeye rero KYC yawe tuba dusa nk'abayishoje, ibisa nk'ibirangiye. Nyuma yo kwemeza uzabona ubutumwa bugufi bukumenyesha ko wakoze KYC neza. Icyitonderwa nyamuneka, KYC ni ubuntu ku bantu batoranyijwe. Niba utarabona amahirwe yo gukora KYC, komeza ubikurikiranire hafi, kuko uburyo bushyirwaho ku mugaragaro mu byiciro. Aha bishatse kuvuga iki? Ni byiza yuko ugomba guhora uri tayari nk'uko nabivuze. Ntabwo KYC ishyirwaho nawe cyangwa se mugenzi wawe, oya, urategereza nyine babijyana ku murongo, aba ari lisite nyine y'ugezweho. Nawe bakwemerera iki? Bakwemerera KYC. Ikikubwira ko bayikwemereye ni iki? Ni ukuvuga ngo igihe cyagiye uba ugiye kumayininga hejuru, iyo uri kumayininga hejuru uhita ubona impinduka, ugahita ubona bari kukwereka deadline y'igihe iyo KYC yawe igomba kumara wayujuje. Niba ari njyewe mbikora bampaye iminsi 180 kuba narangije KYC. Iyo utayikoze iminsi 180 ikarangira, KYC yawe barayisigarana kugeza igihe, ugategereza kugeza igihe bazaguhera indi cyangwa se niba nayiguhe. Nyamuneka rero ni byiza yuko ugomba kuba uri update kuri buri kimwe cyose, ukabasha gusobanukirwa neza buri kimwe cyose, ukamenya amakuru y'ibyo urimo nyine, kugira ngo hatazagira ikintu na kimwe kikunyuraho. Niyo mpamvu rero tukubwira ati kubana natwe ni ingenzi, kuko amakuru yose agezweho ari update ako kanya, duhita tuyakugezaho, duhita tuyatangaza. Ariko utakanze subscribe ukore ku nzogera, ntabwo ayo makuru ushobora kuyabona na gatoya, ntayo wabona.
ugumye uri mu mwijima, ukagumya umayininga utazi ibyo urimo, ugasanyuma ukazasanga warakoreye ubusa. Nyamuneka Pi Network iri mu nzira ije gutanga amafaranga mu bantu. Ni byiza yuko rero aya makuru ya KYC by'umwihariko ugomba kuba uri update niba batari bakwemera KYC, ugomba kubyitegura nk'uko nabikubwiye, ukajya uhora ureba hejuru niba uzi ko wenda gusatira iminsi 30 cyangwa 25 mo hagati aho ngaho, hanyuma bayiguha. Nyamuneka ugakora KYC. Ubutaha rero nimubona bitabanyuze neza bino, tuzafata riske dushake uko twakuzuza KYC ku yindi Pinet, ku yindi tuzareba umuntu twifashisha, hanyuma tuyikore iri video. Ariko mbibutsa yuko nta mutekano ubirimo, nunabwira umuntu agufashe ntazagira gute, uzabihe umuntu wizeye neza cyane kugira ngo utazabihomberamo. Dusoza rero, twishimiye kuba muri kumwe natwe hano kuri Yes TV Rwanda. Mukomeze kudukurikirana kuko tugomba kuba gufatanya kuzamura ubumenyi mu ikoranabuhanga no gushyira no gushushanya no kurushaho kwitegura ahazaza heza mu gihe kiri imbere, mu gihe cy'iterambere ry'umutungo wa digital. Nyamuneka tugomba gufashanya, icyo tuzi tukakibabwira, namwe icyo muzi mukatwandikira muri komenti kugira ngo ino si ya digital nyamuneka tugendane nayo, ibyiza byose biri kugenda biza natwe bitugeraho. Mbibutsa yuko hari uburyo bwinshi bwo gukorera amafaranga kuri internet, ariko kubera kutamenya amakuru, kudasobanukirwa, ugasanga telefone yawe iri kugupfira ubusa, nta kintu ikumariye. Kandi nyamuneka wirirwa ugura bando za buri munsi, wohora kuri internet ureba abakorera yabo, nyamara wowe uba uri guhomba, ntacyo uba uri kwinjiza. Niyo mpamvu rero twafunguye runo rubuga ngo tugufashe nawe ubashe gusobanukirwa neza n'uburyo ushobora kubyaza umusaruro telefone yawe, uburyo ushobora kubyaza umusaruro bando zawe, ukajya ubasha kubona amafaranga yo kwifashisha mu buzima bwa buri munsi, yandi agukemura utubazo twa hato na hatoya, bityo ukaba wabasha kutasaba umunyu cyangwa se ngo uhore mu tudeni twa hato na hato. Ndabashimiye rero, nyamuneka nkwibutsa niba kuko ukiri kumwe nanjye, ndagushimiye, uri umuntu w'umugabo, uri umuntu w'intwari. Tubane muri video zitaha. Nakubwira ati niba wabanye nanjye muri ino video, congratulations. Hari byinshi wigiyemo, hari byinshi umenye, hari ibyo usobanukiwe, by'umwihariko ku muntu utarakoze KYC hari icyo ubashije kumenya, no ku muntu kandi wayikoze hari ibyo atarasobanukiwe. Hari ugukora KYC ariko utazi ngo umumaro wayo ni uwuhe, izagufasha iki, ukagendera mu kigare cy'uko nyine ugomba gufungura KYC ariko utazi akamaro kayo. Nizere rero ko usobanukiwe, nizere ko ino video hari ikintu igufashije, hari ikintu ikunguye ku bumenyi bukeya wari ufite. Ciao ciao. Kurikira Yes TV, ntuzacikwe n'inkuru, amashusho n'amajwi byose birahari, ikoranabuhanga iragutegereje. Yes TV Rwanda, twese turi hamwe. Tujya imbere nta gusubira nyuma, ubwenge bwacu tuzabukoresha neza, amateka mashya dufata mu biganza. Yes TV niyo nzira yo guca imihanda, bimenye neza, twubaka ahazaza, ikoranabuhanga